yari njyewe ntago beditinze. Uriya ni wowe nta kidasacyo beditinze. Uriya ni njyewe. Uriya niwe ketchup utoka. Ntago munyumva murambona. Uriya niwe ketchup tubona. Kuko urumva impamvu turimo kuvuga gutyo ayaho muri zoom yayo hari igice bibanzeho. Nabonye kasohotse abantu benshi barakohereza nyine nta kintu byane munini hasi kuri umuntu. Ariko ku kiriya video ariyo abantu benshi bavuze ati umwenda wari wambaye bitewe rero impamvu njye numva cyane nuwayifashe njye uzifata wenda kenshi nazipostinga n'amajwi arimo ariko wayifashe yari Twitter yari ari kuvuga umunyamakuru na muntu utamuzi hakiyongeraho nanjye nta kindi kintu kidasanzwe. Ntago waba uri mu baterwa inda na Ndimbati? Oya ntago yanshobora. Yabanje kugutera inda? Ntago byakunda. Yahagazeho. Njye ari inshuti yanjye kuva kera twarigaye like nyine ni umuntu ufata nk'icyitegererezo. Ugane nko mu we mwaka? Ni nefsa sikumbuka. Ni nefsa kumbye. Ndi namwiza ndasa n'Imana. Yego ntago ari byo. Karasa n'Imana ari. Yaje ko buri wese ufite passport yambuka imipaka. Muri sinema wenda nibwo mutubonye ariko ntabwo turi bashyashya muri sinema ntabwo none dusanzwe cyane ariko gukinana n'abakinnyi b'abahanga kandi basanzwe bazwi ni kimwe mu bintu bidutera imbaraga. Like kubona Mama Safari kwa Kingari ananira akajyaho na Ndimbati akajyaho tuvuga ati jero ni njya ucafu. Ketchup makuru meze neza. Muri filime wakinye witwa nde? Fifi. Okay. Nada makuru hari nuko Ketchup ari umuntu twite muri iyi filime. None se ko ndeba nandafite. Ego ko mara babiboneye ko yicaye. Yicaye ngabo yayitebeje. Ese Ketchup ko nta muraro ufite nakwishimiye igikorwa. Baratwite. Yes, katubasuhuze kandi tunabaye n'ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi ngani kuri Iris TV ndetse n'Urugendo TV twongeye kuba ikaze. Uyu munsi rero turi muri screening cyangwa se mu kugaragaza filime cyashya igaragaramo abakinnyi b'Imena Muvunyi, harimo abakinnyi b'Imena, harimo Ketchup nkuko mubona, harimo Mama Sava, harimo nura mukobwa nuriya. Ntabwo amazina ari manini cyane. Kirimo cyo niwe bari buze kubanza kwibwira abandi bantu ko abandi basanzwe babazi. Gusa ariko hari icyo nabonyemo gitangaje ku bintu byose. Iyi filime ngishobora kuyima amafaranga. Gusa bose barasa neza, harimo n'abandi bakinnyi batandukanye, harimo Bandimbati ngira ngo abantu bazayibona muri filime. Ariko reka twakira abo tujye kuganira uyu munsi banatubwira update zose z'iyi filime n'uburyo byari bimeze muri shooting n'icyo bayitezemo by'umwihariko n'icyo bayikuyemo n'icyo bari bategereje kuyikuramo niba babona ikigiye kubaho. Muvunyi numva ariko twega duhere ku ruhande rwe. Reka duhere kuri abakobwa batwegereye, abakobwa basa neza cyane babanze batwibwire kugira ngo tunamenye bamugani iyo role barimo gukina. Ngiye nitwa Uwineza Shakira mu buzima busanzwe, nkaba ndi umukinnyi wo mu Rusobe, nkaba nyina nitwa Mami muri iyi ngiyi Urusobe. Yes. Nanjye nitwa Divine Umunyana. Uze cyane. Sitaki. Cyangwa kabaye. 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 Okay, nitwa Divine Umunyana. Subonye navuga ngo mu buzima busanzwe n'ubudasanzwe. Nitwa Divine Umunyana ariko mu Rusobe nitwa Emmy. Ntago waba uri mu baterwa inda na Ndimbati? Oya ntago yanshobora. Yabanje kugutera inda? Ntago byakunda. Njye yahagazeho. Mama Sava niwe wagowe na Mama Sava niwe umugore wo mu rugo. Ugomba kuryama agasinzira. Twe tukarya amafaranga. So okay, no duhere kuri no ruhande turi kumwe na Ketchup. Ngira ngo abantu bazamona muri no filime Ketchup makuru. Meze neza. Muri no filime wakinye witwa nde? Fifi. Okay. Nada makuru hari nuko Ketchup ari umuntu twite muri iyi filime. None se ko ndeba nandafite. Ego ko mara babiboneye ko yicaye. Yicaye ngabo yayitebeje. Ese Ketchup ko nta muraro ufite nakwishimiye igikorwa. Baratwite. Cyangwa nuko twite. Ntago mu buzima busanzwe ntwite ariko mu bwa filime buriya
nimukomeza kuyireba hari igihe wasanga ntwite koko tuje kusasanga utwite Jado ngira ngo agatangwa mbere yuko dukomeza cyane yaba Tem to Ten nawe yahise ijyaho Jarasi nawe yahageze kugira ngo twese dukorere hamwe ikiganiro bize kuza kugenda neza abantu bataza kuza kumva ngo ni Urugendo TV ni Ice TV bakaza kubona hariho Tem to Ten bakaza kubona Jarasi bibaze kumenya ngo byagenze gute nuko Jarasi ari umuntu utinya kugaragara kuri kamera mama Safa ameze neza ni amahoro Ndimbati yari yakugiye mu buriri mu gace gato twabonye wari umugore wa Ndimbati yarananiye Ndimbati agira irari Okay, urabivuga iki kongera guhura muri filime imwe na Ndimbati muhurira muri Papa Safa ngira ngo niyo filime ya wenda kabiri abo mujye kugaragaramo muri umwihariko ifite nuko muri iyi ngiyi mu Rusobe nye nandi umugore we bitandukanye na hariya muri Papa Safa dukina turi amafamiye abiri atandukanye so ni ibintu rero biba ari ibintu byiza by'agaciro bifite icyo bisobanuye ko n'ubundi abakinnyi ba filime turuzuzanya twakinana n'ahandi twakorana nyine bisanzwe guhurira mu yindi filime rero ntabwo ari ibintu byatari ni akazi wakire gute kuba uhuriye muri filime n'abakinnyi bo muri Papa Safa harimo Ndimbati Mama Safa n'abandi bakinnyi batandukanye by'umwihariko ariko amazina ni amazina urebye bamenya ukareba na Papa Safa ni filime ubona zihanganye zikuze no kuaprodingira umunsi umwe nyabigunda kwikurikirana cyane so uyu munsi none mwahuriye muri filime Urusobe nawe bagiye kujya baprodingira umunsi umwe ni byiza ko twahuriye muri filime imwe ntabwo ari kimwe nka Ndimbati Mama Safa zisohoka ryari kuri njye ni byiza kandi iyo uhuye n'abantu nyine wenda nk'uko wari ubivuze bamenya na Papa Safa bisa nkaho ari ibintu ari bimwe noneho mugahurira mu yindi filime nanone ariko ibyo mukina bitandukanye n'ibyo mwakinaga ahandi ni byiza binakongerera experience mu kazi kawe imikinire yabo aho mwahuriye muri scene imwe na Ndimbati aho mwahuriye muri scene imwe na Mama Safa donc wenda wabyakiriye gute wabonye ku rwego kugeza kuri ubu ngubu Mama Safa ntago zirahari zo tuzahuriramo ariko ntago turazikina kandi nibaza ko nitunazikina zizagenda neza cyane kuko twese turi abakinnyi b'abahanga tuzakora neza ibyo badusaba Ndimbati we twarakinanye cyane ko dukina nari ngewe ihabara ryewe rero ni byiza kuko nanone nabisubiramo ko turi abakinnyi b'abahanga iyo dukina biratworohera nta kibazo kigoye kirimo ahubwo ari byiza cyane Mama Safa wenda ni akabazo k'amatsiko muri gukora filime nyine n'uruhererekane ibyo byose murabana ubuzima bwose bwa buri munsi watubwira ko ni nk'iyihe karite y'abakinnyi muri kumwe ni iyihe defo wenda bashobora kuba bahuriye cyangwa umwe ushaka kuvuga ati no muntu yaratugoye muri ubu buryo cyangwa wenda nti defo na karite ibyo wagiye ubona ku bakinnyi muri kumwe muri ino filime twagize amahirwe yo guhita duhuza kandi iyo abantu bahuza mu mibanire no mu kazi biroroha guhuza nicyo cya mbere nabonye cyiza mu Rusobe defo nayivuga kuri ketchup aratuvunisha mu kurya ntabwo ajya subibona aratuvunisha iyo niyo defo namubonye mugiye kumwishyira Musanze no kuri Kwimana bagiye kwishyira Musanze no kuri Kwimana kandi ubwo Musanze ngo mumeze nk'abantu baba muri bootcamp urabyumva mu gitondo saa 4 saa 6 ariko ikibazo ketchup niyo urebye umugati ahita kureba ijisho we ndagakobeta urabyo we sobanga ngo ntabwo birakureba bagiye kuba Urusobe ibintu byabaye Urusobe bosi we azi gutera abantu amataka n'abica no kubafasha aho nyuze nibyo byonyine ibyo ni filime ntabwo ari ubuzima busanzwe umuntu nareba nk'ikibanda n'ubundi nicyo reba nawe kurusha wenda nuko batambona okay Muvunyi nagira ngo mbarize experience bano bari bacu bagaragaye muri no filime bakuye kuba
barahuje n'ano mazina ndetse n'uburyo babyakiye n'uburyo mwakinanye n'uburyo byari bimeze byako mu experience ibyo byose cyane bari nabo mwafanaga mutubwire tuno umuntu namufanaga numva tutakina actually njyewe ku giti cyanjye navuga ko umuntu ari nsanzwe nzi Ketchup nawe umuntu yashimira pe ku rwego rutangaje nawe abyumve no bwa mbere mbivuze ariko abyumve ndamushimira cyane ko niwe muntu watumye ngaragara mu rusobe yari inshuti yanjye kuva kera twarigaye like nyine ni umuntu ufata nk'icyitegererezo twiganye nko mu we mwaka ni nefsa sikumbuka ni nefsa kumbye sikumbuka twiganye nefsa kumbye sikumbuka ariko byagira ikiyera Ketchup mwiganye mu we mwaka ntabwo umwaka nanjye mwibuka umwaka w'iki w'amashuri kuva mu wa kane mu wa kane primaire oya urumva kubera ko Ketchup kubera ko yarangije muri 2008 yarangije muri 2008 okay noneho ntabwo murarangiza muri internet en fait njye ko nari nyiri kuvuga ko se abanyamakuru ikibazo cyanyu muramutuma abantu batavuga nicyo kidutunze umunwa wanyu wallahi sitani okay jarasiga nicyo ashaka kubaza Ketchup yakiri gusubiza ariko ikibazo cyawe ntabwo twagisubije yatubajije ntituramusubiza ariko ngo hari undi barashaka nabasubize okay mumbaze oya sitani urumva rata ni mwiza ndi na mwiza ndasa n'Imana yego ntabwo ari byo karasa n'Imana ari yaje ko buri wese ufite pasiporo yambuka imipaka en fait Neri ni umuntu wamufashe kuza mu rusobe akaba ari n'umwe mu bakinnyi bo mu Rwanda komeza akaba ari umwe mu bakinnyi bo mu Rwanda bashoboye n'amasaba arashoboye ku kibazo rero yaratubajije cyo kuba ukuntu twumvishe tubifashe like natwe wenda ntabwo turi bashyashya muri sinema wenda nibwo mutubonye ariko ntabwo turi bashyashya muri sinema ntabwo none dusanzwe cyane ariko gukinana n'abakinnyi b'abahanga kandi basanzwe bazwi ni kimwe mu bintu bidutera imbaraga like kubona mama Safari kwa Kingari ananira akajyaho na Ndimbata akajyaho tuvuga ati geroro ninjya ucafu ariko ndashana nyine like ukoresha imbaraga zose zishoboka kugira ngo ibyo bakoze nyine uvuga ati ni abakinnyi b'abahanga abantu bose basanzwe bazi kwakitinga wenda ngende mushyashya reka nkora iyo bwabaga you know bituma ukorana umutima wawe ubwonko bwawe ibintu byose ubundi iyo bavuze iyo bwabaga ni ubuki baba bavuga ubushake iyo bwabaga hanyuma mama Sava ni filime bivuga ko nakubiri yakiniye Musanze harimo n'impano z'Imusanze impano Musanze wowe muri filime urabibona bimeze bite mu mboni y'umusineaste mukuru umukinnyi wa filime umaze igihe abanyamusanze urabona ari abantu bafite impano yo gukina filime cyangwa haracyari ikindi kintu cyo gukorwa kinini ntabwo abanyamusanze bari mu bantu batuvuriye gukorana nabo ni ukuvuga twasanze bafite impano abenshi bashobora kuba batari bazi yuko bafite kuko niba ushobora kubwira umuntu ati turakina wamukasitinze gusa yagera kuri seta akahita akina kandi akabikina neza ni ikikwereka ko hano harimo impano zitandukanye ni nayo mpamvu ngira ngo ntekereza ko uwagize igitekerezo cy'urusobe yahisemo ko tuyikorera ahangaha so abanyamusanze rero bafite impano nanashishikariza n'abandi bantu bashaka gukinisha amafilme bashaka kuzamura impano z'abahanzi bashaka gukora ibikorwa bitandukanye baza Musanze bagakora ko Musanze hari impano nyinshi Musanze hari ubuzima bwiza ni ukuvuga buri muntu wese yakwisanga muri Musanze. Okay, ikibazo cyanyuma ngiye ku giti cyanjye ngiye kubaza ndakibaza Ketchup. Hari ukuntu abakinnyi b'abastar cyangwa se abakinnyi basanzwe bakina mu mafilme haboneka filime nshyashya igiye kuvuka akaba kenshi yabanza kuvuga ngo nta gira filime nzayikinamo kubera ko niki cyakumotiviye kuba wahita uvuga uti ngewe urusobe ndemera ndukiremo nubwo ari filime igiye gutangira ntazi n'ibishobora no kuzakundwa mu bantu.
umukinnyi w'umuhanga nk'uko ubivuze mbere yo gukina filime ubanza kumenya sitori yayo kugira ngo wumve ko itari bufate kariyeri yawe aho ugeze nyine ko hatahita hajya hasi ukumva na rero ugiye gukina iyo ariyo rero ibyo ni bimwe mu bintu mbanza kureba ubundi nkaba najya muri filime nishimira ko najya muri filime igitangira kuko iyo izamutse wumva ko nawe hari imbaraga nyinshi washyizemo rero iyo ndebye ibyo ngibyo nkabona nta kibazo nyijyamo itandukaniro ryayo n'abamenya usanzwe urimo gukinamo urimo kubona riri yaba mu cyerekeranye n'amafaranga yaba mu buryo iteguye yaba mu buryo yanditse ndetse n'uburyo witeguye ko izashyikirwa n'abantu hanze urabona itandukaniro riri biratandukanye cyane kuko urusobe dukinamo nka fifi bamenye nyikinamo nka ketchup rero urumva ni ibintu bibiri bitandukanye cyane avuze ku itandukaniro ry'amafaranga n'imikino n'imibereho imibereho iratandukanye bamenye ikorerwa i Kigali mba ndi kuba mu rugo rero urusobe rukorerwa i Musanze mba ndi kuba inaha ubwo urumva ubuzima nyine buba butandukanye ketchup ni umuntu ugoranye kuganira nawe ntugire ngo rwose nta kintu na gito wamukuramo atagishaka hari ikintu ushaka kubaza ketchup cyoroheje nyine hari video ya trendinze cyane Chita yamufashe iratrendinga cyane ku mbuga nkoranyambaga warayibonye nawe wowe uko wayibonye wavuga ko umwihariko wayibonye watumye trending ari wowe ko ni yawe video ni yanjye ariko icyatumye imenyekana cyane mbere na mbere nanjye ndazi rero nta kintu kidasanzwe cyari kiri muri iriya video najya kuvuga ngo nicyo cyatumye imenyekana cyane ndazwi niyo mpamvu yagiye hanze ikamenyekana kandi na Chita yifasha arazwi ketchup kagobaze iriya video sibyo ari video nyinshi ufite zitamenyekanye izina ryo turarizi pe nibyo ariko ko ikiriya video ariyo abantu benshi bavuze ati umwenda wari wambaye bitewe rero impamvu njye numva yamenyekanye cyane ni uwayifashe njye uzifata wenda kenshi unazipostinga nta majwi arimo ariko uwayifashe yari Twitter yari ari kuvuga umunyamakuru nta muntu utamuzi hakiyongeraho nanjye nta kindi kintu kidasanzwe imyambarire uburyo wari wambaye imyenda ni ibisanzwe n'ikimero biriya munsi imyenda ni ibisanzwe yari njyewe ntago beditinze uriya ni wowe nta kidasanzwe beditinze uriya ni njyewe uriya niwe ketchup ntabwo munyumva murambona uriya niwe ketchup tubona kuko urumva impamvu turimo kuvuga gutyo yaho muri zoom yayo hari igice bibanzeho reka nkubwire icyo kibazo gishobora kubazwa Chita wafashe video kuko njyewe nta nubwo nari nzi ko ari gufata video nari nzi ko ashobora kuba ari nko kunyinisha bitewe n'ukuntu nari nicaye wabonaga ko nta kintu kimwe nitayeho reaction ugeze ugira ngo nakubwira uti gasibe ndi kubona natazi reka nkubwire iyo umuntu afite izina nk'iryo mfite cyangwa iriri munsi y'iryanjye cyangwa iri hejuru y'iryanjye mbere na mbere agomba kubanza kwakira ko azavuga ibyiza ibibi rero ibyo bintu narabyakiriye nabonye kasohotse abantu benshi barakohereza nyine nta kintu byane munini hasi kuri Mustafa video yabonye tereka ratubwiye ntabwo nayibonye wari wayikora ni wewe bari bayikora ariko uko yari ameze ndabizi urananze kandi wenda namuzi kidasanzwe wabonye rero oya nta kidasanzwe kuko ese icyo wabonye ni ikihe kitubwira oya urumva twebwe impamvu twagize impungenge comment twagendaga tubona none se mwabonye hari uburwayi burimo impungenge mwagize n'izi uriya ni ketchup ahubwo mwebwe impamvu mwibanza kuri iyo video cyane igiki kidasanzwe mwabonye mutubwire oya ahubwo wagira ngo hari nk'ahantu harwaye babonye ubwo ni icyo byahise bituma bibatera umwongoreye muke iriya video bayifashe turi muri reka mbabwire niko kimeze ntago niko kimeze igikisa niko kimeze icyo gice cyo hasi mwabonye ese reka babaze ubuse bwakwibako namwe aha none ketchup ngereka mubwire narebye wemara kubona urakoze turabasezereye tugiye gusoza ariko twasoza mugira icyo musaba abanyarwanda
donc bari bukundi no filime yanyu ya buryo bwo kubashyigikira yes niho batavuze cyane yewe uzise nahoze mbona yatoje ikibazo twagishubije ahita simuka ajya mu bindi nawe ndakora ibintu byabaye urusobe kandi ibintu byabaye urusobe mwegereze mikoro tubwire twabwira abanyarwanda iyi filime mbere y'uko isohoka twayikoreye promotion bihagije twakoze ibiganiro byinshi bitandukanye abantu barayitubazaga cyane rero uyu ni wo munsi filime yagiye hanze so rero bagende bayirebe kuri Fine Media TV bagende bayirebe kuri YouTube bakore share batange comments bakore subscribe yes tuzakomeza kugenda ngo bakore subscribe we enye Tom Apeti mwakoze rangikire bazareba urusobe kudusezereye ari twebwe amasaha yagiye kenshi akabazo kanyuma nshaka kubaza tugahita dusoza ubona ubu turabonanye uyu munsi dushobora kuzongera kubonana ejo bundi cyangwa ejo bundi buriya iyo bavuze ngo ejo bundi cyangwa ejo bundi buriya ni ubuki baba bavuga ntabwo mbizi wamubaza kubaza ku mpeta yawe yego rero ntabwo wabonye kamera impeta ntayibonye tuzabimubaza ejo